zo kamatsiko ugira sheri jewe ndamufite ariko mbonye n'undi namwemera urumva umusheri ukiri mu rwisho genda shaka umusheri ujya habone ntago afite umusheri w'umunyarwanda oyanjye n'umuzungu ntago ari umunyarwanda rwose ushaka sheri ubishyira habona akabigaragaza genda shaka umuntu utabihisha shu bagakora n'ubukwe nabo sibyo ndashaka umuntu utabihisha kandi igikwa cyawe kizaba kiryoshye sibyo cyamutese urabibonye genda mba byakira ariko ndumva ndi kubyemera kubera yuko rega ubukwe bwiza ngewe urumva nabisengeye buriya rero n'Imana ajya kibivuga n'uyu munsi iracyabivuga ntabwo nkavuga ati ese uko ku Mana yanjye n'iryari nyine mba numva afite amatsiko y'ubukwe none se Sandrine sheri wawe iyo umubwiye ngo reka tubishyire ku mugaragara akubwira ngo iki kugera ku kigero wumva ushaka kubigaragaza wewe ashobora no kuba ashaka kubigaragaza ariko ngewe nkaba mbona uko ashaka kubigaragaza atari bwo buryo mbishakamo wese ubiyusha ngewe rero ntabwo nshaka ibintu byihuta cyane kuko yose yabyaye igihumbi ariko hari ukuntu ibintu biba biri mu uzifatire wa wundi uriho kuri iyi mihanda ubu uriya rero uriya namenye ukuri ko azaza kubabwira ukuri jewe abagabo barankunda oya bireko umuceri ni igihe cy'abagabo reko abagabo bafite wansaturiye wangabanyirije Sandrine abafite ngwiki je barankunda ibaze kumukunda yaramukunze aza kubivuga aca ku wundi muntu aca kuri aramwishyura ngo azavuge ko ankunda arebe ko nshiturwa n'amarangamutima noneho abona simukunzi uwo nguwo aravuga ati ndashaka kureba nimba arakubwira ko afite umukunzi natakubwira ko afite umukunzi arabatankunda mubwira rero ko mfite umukunzi utari no hafi anga urumva systeme bari babikoresheje bari bashatse kunta mu gatebo yagushizeho man ingenzi ya sibyo ntago wigira indyarya nka babagore nka babagore bagenda bakabakora mu bitsina hano inyuma bamara kubakora mu bitsina bakaza imbere ya kamera bakaza kuvuga iby'Imana acira abandi manzi urumva ntanature kandi ntanature ngo avuge ngo ariko Sandrine ibyo bintu ngiye mvugisha ukuri abantu barabizi ntago ndabimubona Sandrine aba yibereye muri shuguri ze zo kwivugira ijambo ry'Imana ndi guhangana n'utubazo tw'abana banjye sha byo kwishakira imibereho y'abana be ibyo bintu ntago ajya bikora byo kuyandarika ngo agende bamujombe imineke hari hari umuntu babikoze hano muri Kigali hano muri iki kibuga ntago byayobekana bamujombe intoki mo hano inyuma arangije aza kuri kamera aza gusenga Imana ng'Imana yambwiye namureba ujye ubareba wicecekera kandi ntiyanakwatura ngo avuge ati bankora kwe kandi azi ko namubonye ni voka se baba bari kumva ko ihiye ahubwo yambonye ahita yitangirwa nyakanansuhuza uzajya ubabwira ati mwihane mudapfa Diane wemera intege muri make uramurabuye ko wamubonye naramubonye naza kubona iki kiganiro ahita avuga ati Diane yarambonye wowe ntumuvuge ntago muvuga ariko azanshaka mbwira ati ati ntuzabivuge ko mbizi ko uri umunyakuri washize umuceri nareba ikiganiro arahita abimenya ko namubonye ariko ntibakaze biyoberekanye imbere y'Imana wamenye umuceri ubundi kariyani Sandrine yarihaniye kuri kamera reka gende ndashaka ubugingo hakuze abantu babeshya kuri iyi mihanda babeshya ngo noneho hari umutipe njya mbona ejo wakoze ikiganiro ahirika hasi intebe asoma utuntu tudupapuro icyo kiganiro ntimwakibona tudupapuro ntabwo ndakibona ntabwo turaye tipe wari wambaye ibyenda bitukura n'ejo bihorere birwane uriya abari kwinywera ibyuma hano namise mwibuka n'urumogi ariko bari hano ku kibuga icya mbere ni gutya ubwo gutya ni icyambere ni amafaranga ni ukuvuga ngo ntabwo witaye no ku burwayi uzi yuko hano hanze hari abantu ntabwo witaye ku burwayi ashobora kukuzanira uburwayi njye nakwemera ko dukoreraho bafite umufuka wose umugabo wawe none se ubwo urumva yaba ari umugabo wawe none se yaba ari umugabo wawe cyangwa yaba ari yemeye ko tujya kwipimisha twagenda ariko atabyemeye ntabwo uri umukobwa mwiza gutya usa neza nese wibona ndi umukobwa mwiza nkaba narabuze umugabo nkaba narabuze uwambwira byibuze ngo ndashaka kugushyira mu rugo
mu Ikibazo by'ukuri gikomeye, n'ubitekereje mu by'ukuri bigapfa. urifuza kubona umugabo n'ubitekereje kubimbwira arabimbwira bigahita birangirira aho ngaho. abandi reka nze nkubwire Diane Mu gusenga Imana muri iyi bikura minsi bitangira. abandi bafite ikibazo ahubwo cyo kubura abagabo bari babafite none wowe urashaka umugabo uza gusanga oya jewe nubwo nabona umugabo Mm. untunga sibyo mu buhe buryo akageza akandeba wenda tutabana ntabyo nta yes turabasuje inshuti bakadasohoka ba Duhinduke TV. Uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda komera cyane Dia. komera nawe. Turakwakiriye hano rero tugira vibe urumva nta byo kwigira reka nze nakire Sandrine urebe vibe arabafite. Sandrine komera cyane. Muraho neza turabasuhuje n'ejo nari impari ni ukuri wowe by'umwihariko wakoze sabone Imana iguha umugisha arayikisha yanditse na comment mukomeze mutugaragarize ubufatanye turabakunda cyane. Yego umeze neza yandashima Imana. Turabona mwaje mwambaye ibintu bya move abantu bazi kwitegereza icyo ubora wowe n'utuntu two ku munwa Diane kuki ataguhaye byisiguye no mukozi w'Imana. Wayo umukozi w'Imana subo aruta bariya ba pasiteri ba Pastor Mignone aruta ba wamubona yisize ruje koko ariko yabikora ntago ari kuvuga ngo nuko ari umukozi w'Imana nuko atabikunda ntago abikunda Sandrine ifite igikara cyiza yego iminywa myiza ko mbona wowe ari wowe isoserara oya nanjye ni ibintu nasize n'ubundi bwiza nashatse. Sandrine watangira utubwira impamvu wowe utabyisiga impamvu ntabyisiga ntabwo ndabona umuntu bingurira birahenda bino bintu bivuga ko Diane we afite umuntu urimo mu bantu kandi nimba atanaheruka Imana ikuzanira undi. Jewe nzi ko Diane ahubwo hano kuri Duhinduke TV turashyiraho nimero yo muri comment umuntu urandika comment ya mbere arahita abona nimero ya Diane sibyo Diane tugiye kuguhuza n'umuntu wa nyawe w'umumaro. Reka nanjye ibi ndashaka kubivamo pe fata umwanzuro ushaka ukizwe neza uyu munsi numva nshaka kugusengera uyu munsi ndashaka kugusengera nigeze mbona ahantu wakoze ikiganiro avuga ati rwose ngiye nsabye imbabazi Mutesi ati kubera yuko ibintu nakoze kwari ukubera Sandrine ariko niho uvuga ngo kwa Sandrine kwari kubera iki. Oya nawe kukuvugaho ntago nakuvuze kubera ko ibyo navuze wabimbwiye nta kintu na kimwe wigeze umbwira Sandrine ahubwo byatewe nande n'uriya munyamakuru twakoranye ikiganiro yakubwiye tubivugemo na Sandrine biryohemo Sandrine ni inshuti yanjye Sandrine arasenga bikamfasha Sandrine amuragira inyigisho nziza pe umuntu wese ufite ikibazo gikomeye ajya abwira Sandrine amusengera. Kuva ari umukozi w'Imana rero Diane rero twaraturanye nkajya mubwira ati njira dore amaterano aratangiye tugisengera mu rugo akambwira ati jewe nimfata umwanzuro nzawufata nkufasha ati ejo mutazanyirukaho sinkundi nduru z'abarokore waba wumva noneho ushaka gufata nabonye usigaye ujyana gusenga shabetesi nsigaye njya gusenga nabonye ubuzima bwo hanze aha ngaha udasenze reka n'umurozi aravuga ngo Imana imufashe udasenze ntabwo waba mwese umuntu arakora agakora ariko akabura umusaruro bikanga kubera iki kwa kutajya no mu nzu haba hari na za karanditi yawe ukabura umukobwa mwiza gutya usa neza mwese wibona ndi umukobwa mwiza nkaba narabuze umugabo nkaba narabuze uwambwira byibuze ngo ndashaka kugushyira mu rugo. Mu by'ukuri urifuza kubona umugabo n'ubitekereje kubimbwira arabimbwira bigahita birangirira aho ngaho. Abandi reka nze nkubwire Diane muri iyi minsi abandi bafite ikibazo ahubwo cyo kubura abagabo bari babafite none wowe urashaka umugabo uza gusanga. Oya jewe nubwo nabona umugabo untunga sibyo mu buhe buryo akageza akandeba wenda tutabana ntabyo nta kintu niyo yaba afite umugore wamwemera se namwemera nyine abagabo b'abandi nta muntu uvuga ngo batwaye umugabo w'abandi umugabo arizana mbese muri umugore we atamukorera
ibyo ashaka ariko ngewe waje nkamuha keya nkajya mwogereza izo nkweto ngaho tubwire witeguye ute kwakira umugabo ugiye guta umugore bakaza gusanga ngenda mwakira pe muri make umugabo aramutse aje afite umugore n'abana ubizi neza ko afite urugo akakubwira ati Diane ngewe reka nkugire biro ya kabiri twibanire nzajya nza kukureba nkumenyere kwishyura inzu nkumenyere ibyo kurya nkumenyere imyambaro wowe wabyemera nta kibazo ngewe nabyemera ni nabyo byiza kugira ngo mbane nawe mu nzu none se njye sinabana nawe mu nzu aje akampa icyo nshaka ngewe nkunda kwigira neza si ngombwa kwirirwa mu bana reka nkamuha no ku mbabazi za kibyeyi nkamufata neza nyine nkamufata neza twamara kuryama tukaruhuka akitahira yaba abagore benshi rero batekerezaga nkawe benshi aramutse agufatanye ntabwo uri kureba ingo ziri ubu nta wundi wakwakira oya nta wundi nakwakira umuntu yaba aguha ibyo ushaka ni ukuvuga ngo umugabo ushaka kuza ngo mubane ntabwo umushaka oya uwo kubana mu nzu we ntawe nshaka nkamuha ibyishimo ubundi akigendera abantu badukurikiye rero none se ubwo uwo mugabo niwe wasengera Dia abantu benshi ko bajya ku mavi bakajya gusenga mu rusengero ati Imana uzampa umugabo nkunda utuje wubaha usenga Imana tubyarana abana urumva uwo mugabo mbyaza umwana amfashe nabyemera ariko tutabana mutabana ariko mu nzu harimo umuntu wese ushaka Sandrine urumva ko wasengeye abantu benshi ntuhinduka undi kubana n'umuntu ejo tukajya gusezerana ejo tugashwana bigezweho sibyo muri iyi minsi hagezweho noneho abantu bari gushwana cyane n'abarokore wewe kubera utari umukore abarokore bari kugira gusenya ingo ugasaba umurokore runaka sinirirwa mbabona kuri social media baza ngo umugabo yantaye igihe rero numva ibyo bintu ntabibaye se buriya umugabo ataye umugore abagiye hediya abagiye ahandi gushaka ibindi byishimo aba yamuhaze akajya gushaka ibyishimo ahandi hari n'abavuga ngo nijye mwe ngo itera inzoka cyane none se wahora ku muceri usandira wowe ko uteka neza ubu wateka ibirayi uyu munsi na nijoro ukabiteka Jesus ugomba guhindura n'inyama ko se bavuga ngo abantu barya abandi hari umuntu urya undi ngo runaka rya runaka noze numva bavuga ngo dore kiriya kiganiro nicyo kirya Diane none arakurya zakakumira nyine ni abaguhaye umubiri we nawe ukamuha mukarya urumva ari uburyana se baba birano guhuza urwara akarukurya nibagiye kwica nari umukozi w'Imana nabyibagiwe ko ari oya cano ni y'abanyarwanda none se cano ntago ari iyanjye umukozi w'Imana ndashaka kukuganiriza njye ukambwiza ukuri n'abantu bakeneye ko babwiza ukuri bakabyumva gute umuntu avuga ngo arya undi none se kukurya ntabwo byumva navuye kumurya nyine guhuza kwa systeme kwa po ngiye rero aho ngaho mutangiye kunzimiza kubera ko nkiri umwana muto Sandrine ko wasengeye abantu benshi sibyo ukaba warahuye n'abantu benshi Diane nawe akagira ati ndaje hano unsengere kandi umpuze n'umugabo w'umumaro urabyumva neza akaba arimo gusaba umugabo ariko batabana mu nzu akamumenyera buri kimwe ni gute iryo sengesho riraza kumvikana iri sengesho rero ndabanza muganirize nanamuhugure kubera ko ibyo dusaba byose hari igihe dusaba nabi yego nkanjye nk'ubu nari mfite umuntu wambwiye ko akeneye umugeni ariko akaba ashaka umukobwa w'inzobe nari nzi ko mubonye muzanye ahabona none arambindutse tugiye umuntu turarana mu nzu kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere unsiga icyokere cyawe ati tugomba guhura ukoga nanjye nkoga dore n'impamvu n'abana batagikunda ababyeyi nta mubyeyi ugiheka umwana reka da amuheka mwikoze nta mwana usanga benshi bavuga ngo amabere aragwa niyo mpamvu rero abana usanga bikundira abatantine nawe rero Diane biragoye ko umugabo yagukunda mutabanye ngo nese ubundi umugabo icyo aba ashaka ni amenye intege nke zawe si uguhuza umubiri oya hari n'ikindi akeneye
akeneye no kukubona iruhande rwawe umuriro ugiye akabona ari kubona njye ntabwo nasezerana z'ukubeshye ntabwo nasezerana mugakora mariage ntabwo nasezerana pe shatwe butaha ibintu byo gusezerana ntabwo bindi ugiye gutesha agaciro ubonye umugabo ufite ibyo byose ukeneye ahubwo ati ngewe mfite inzu yanjye narubatse umahira akangaburira akaguhahira akaguha aho kuba akaguha byose ugira ngo abantu bose baba bashaka abagore babana nabo mu nzu oya hari n'abashaka impamvu mbivuze ni uko hariho abashaka kubana n'abakobwa gusa ugasaba umugabo arashaka uwo babana yifite wenda umugore yaramunaniye agashaka izindi keya ku ruhande ataratandukanye n'umugore agatandaraza nka jokeri cyane biriya bintu ntabwo ari sawa ariko urabizi ko bibaho bibaho ariko si sawa nanjye rero nimo muri ubwo buryo nese Diana ava iwawe akajya n'ahandi n'uburwayi azakuzana uzabwakira azajya nava iwanjye akajya ahandi uzajya uzirika ikiziriko kubera wumva ko bikomeye icya mbere ni gutya ubwo gutya ni icya mbere ni amafaranga ni ukuvuga ngo ntabwo witaye no ku burwayi uzi yuko hano hanze hari abantu ntabwo witaye ku burwayi ashobora kukuzanira uburwayi njye nakwemera ko dukoreraho bafite umufuka wose none se ubwo urumva yaba ari umugabo wawe cyangwa yemeye ko tujya kwipimisha twagenda ariko atabyemeye ntabwo twakorera kondomu se wabwira icyo urubyiruko ruri kwishoreraho muri iyi minsi dore dufite urubyiruko ni narwo ruganjemo uburwayi ni ukuri urubyiruko icyo ushaka kuruhugura no kugira inama icyo narubwira ni uko rwajya rukoresha agakingirizo noneho ubu twaranahenze urajya kwaka agakingirizo ka senyise bakakakwima ngo ni kandi badutangira ubuntu utw'ubuntu ntabwo tukihari kwa muganga twarabuze ujya kutugura muri farumasi kandi RBC ivuga iti udukoresho turahari nta dukingirizo duhari pe twarabuze nimba twaraje ntabwo ngenda ese Diana ntabwo umuntu yakwihangana ntabikore ngo bikunde ariko biriya we warara utariye oya shaka wowe ni umukozi w'Imana Sandrine ni ukuri umukozi w'Imana ariko biriya bintu biraryoha we ni umukozi w'Imana ariko biriya bintu biraryoha oya wariye ibiryo bisanzwe numva wakwiryamira ugategereza isezerano wowe ni ukuri pasiteri ariko biriya bintu biraryoha Jesus pasiteri ntabwo azi icyanga cyabyo iyo maze n'iminsi 3 ndahangayika nkamera nk'umusazi ni ukuri urahangayika yamaye ndahangayika buriya no kurya nabireka ariko nkabona dika none se Sandrine we ibyo bintu byo kuba wavuga ngo uriya muntu azaza agufashe yongere yigendere Dia aramutse aje kubera yaba atazwi akaba yanagutsinda mu nzu duherutse kubona umwana w'umukobwa hari ikagugu wapfuye muri ubwo buryo yapfuye bamwiciye mu nzu ntago uriya yari afite ibintu mu nzu urumva uwamwishe yaramushakaga kuko uwamwishe ngo bari bafitanye n'ibibazo barigeze kubanaho bagurana ikibanza umugore asubira inyuma arakigurisha sibyo ubwo rero urumva intandaro zo kumwica zavuye kuri ibyo yaguze amafurate agura intebe wa mugabo araza aramucunga aramwica kandi yari umushuti wawe amwicira mu nzu uwo mukobwa yari inshuti yanjye amwicira mu nzu arangije atwara furate atwara n'amafaranga yari afite mu nzu ubwo urumva ko bari bafitanye ibibazo wamwishe baramufashe ntibyaguteye ubwoba ukavuga ati sinakongera kujyana mu nzu n'umugabo tudasezeranye oya njye sinjya nanajyana n'abagabo mu nzu ni hanze mu mashamba tugende shambure dukora ibyo dukora twigendere dutahe ko numva bya bintu bihinduye isura nk'ubu ufite ubwoba njye ntabwo nkunda kuzana abantu mu nzu ngo ntoraga uyu muntu duhuriye ahantu mu kanuza mu kabari ngo muzanye mu nzu muzana mu nzu kubera iki twagiye muri shambure nkaguha umubiri wanjye nawe ukampa Dia nabonye nubwo nagaragaye mvuga ko jye nari mfite umuntu nibitseho buriya ko hari ugutinya gufata amasura ntazi uriya yaraguhemukiye kuko urabona ko wenda nanjye nahuye n'ibigeragezo nkiri muto ariko mu by'ukuri nk'uko uzabona nawe umuntu umeze nkawe umukirisitu usenga
kandi uzamubona ahubwo se uraho utaramubona senga Sandrine wowe ndakwizeye ku masengesho ubu nuriya nunsengera ndahita mbona umuntu nijoro ahita amubona ariko ntabwo nshaka Sandrine natsengeresha ntago ndi ejo nzarya inyama Sandrine nunsengera ejo nzarya inyama ntabwo heruka kurya inyama ntago meruka buriya ni kugira abasireyi babyemera ngenda abasireyi umusitari yitaho uzi ariko ukaba ufite umuntu wawe umwe boyfriend umwe so uguhereza wa mugani ibyo ukeneye kuryo nawe uzazanga gusuzugura uko yiboneye ubona yize ukimenyera ibyawe cyane ariko biterwa n'umuntu uko ameze ubundi uzana mu nzu iwawe umuntu usirimutse ariko umuntu nakibonkaje nabyanga yengeye gusengera ariko akaza arashaka ko basezerana nicyo kibazo kibonke afite umugore ashaka ko basezerana urugero kibonke se ashaka ko basezerana bakumira ko musezerana yabanza akampindurira ubuzima rero cyambere Diane ndabibonye impamvu utinya umuntu gushyira mu murenge uravuga ati none washyira mu murenge kambanze mubwire kambanze ubu nashakaga kumenya icyo ugenda kambanze mbabwire ngewe nta mama nge sibyo mfite mukuru wanjye wenyine sibyo ese ninde wankoreshereza ibyo birori nta muntu wankoreshereza ibyo birori si ukwiyemera pe nta muntu wabinkoreshereza noneho n'ihunga abantu ufite ngenda vuga ndetse ubwo bukwe ntabukoreshwa nande ko sinigeze niga hari uwo Imana yabukoreye adafite n'uwo mukuru we hari uwo Imana yabukoreye adafite n'ubu buranga n'iyo sura yawe ufite ishaka kumacinga igakura atanayifite Imana yo ikora nk'Imana nta sezerano ry'ubukwe urumva Imana iguhereza gusa baravangiye shangiye nigeze kuryama ndabirota gusa ndota nakoze ubukwe nimba ko ari ugupfusha ndota narose nakoze ubukwe nagiye mu murenge uzi ko Imana we yakongereye iminsi yo kubaho yego si uba warapfuye kera waranibagiranye shamba narapfuye byose simba narapfuye nanjye kuba naranarokotse ni amahirwe reka da ibyaguhigaga byari byinshi byongeye nabo musangira ubwabyo singiye guca ku nshuti ariko bajya bavuga ngo rafiki niwe haduye ikintu kimwe ngiye kukubwira egera Imana wambwiye ujya kuza ngo dukore nambwe ngo ukunda ko ntakomeza ibintu ngiyewe mu mwuka mba mpari no mu mubiri mba mpari nkunda ko udakomeza ibintu ntukomeza ibintu no stress umva ni no stress Sandrine reka nkubwire ushatse ko dusenga twasenga ushatse ko tuganira ibiganiro bisanzwe twaganira je ntago narengera kuko ndiyiza aho navuye ndahazi Imana yanjye aho yankuye ndahazi Diane uyu munsi wa none ngewe urabizi neza ko wenda ntabwo urinjira mu buzima bwanjye cyane ngo umenye uko mbaho umenye ngo mbaho nte ariko ngiye mbaho kuri Imana y'Imana ndashaka kukubwira ngo sinakwihakana Imana yanjye kandi nubwo nayikoze isoni ntago nayikoze isoni erega abantu hano hanze badutera amabuye Diane ni abantu baba bashaka kwigira badanje cyane urumva ariko ndagira nkubwire ngo ni byiza koko twarakejejwe twarahamagawe twaratoranijwe by'umwihariko ndi umukozi w'Imana uvugana nayo ugabura ibyayo ariko ninjya kuvuga ngo twishwe Diane afite sherurenze umwe Diane arashaka undi musheri Diane none se ninkushubura turahurira he Imana yanjye siragaragara gute Paulo uzi ukuntu yavuze Paulo yavuze ngo ngeze mu bana nifatanya nabo nagera mu bakuru nkifatanya nabo kugira ngo hakure iminyago impamvu waje kwicarana nanjye nuko wakurikiye Duhinduke TV none dufite n'indi channel twatangiye twafunguye yitwa Sandrine Mwiza irahari Sandrine Mwiza bagiyeho bakoresa naho Sandrine Mwiza rero nyireba ntazi na nyirayo ndaho nkirebera ntazi nyirayo ejo bundi nibwo nakomeye hari n'abandi bajya bankurikira ngo nimero barazibuzira ngo ntago babazo ziherereye reka Sandrine ngiye muzi kera asenga afite icyumba hari ahetse n'ubu n'amasenga kandi nkomeje urugendo umva asenga utamureba uko yego najyaga nca ku gipangu cyaho bari gusengera bahimbawe ariko nkashaka kwinjiramo nkashaka kwinjiramo bikanga hari n'inshuti zanjye nyinshi zazaga subizi ko n'ubu ndabakira n'ubu muracyagakiza nimba rwose byakunaniye hari abantu bari kuvuga muri karitsiye ati Sandrine kuko yagiye gusengeraga nk'ubu hari umugore twari turi kumwe hano hepfo ukuze w'indaya avuga ati Sandrine yajyaga nsengera atugiye muri arara ati Sandrine yabaye umusitari yaradusengeraga ati none yafunguye ndabazi hano hepfo barahari ubundi kuri uno musozi none se twongere tugaruke kuri Diane
ni icyo umuntu ashobora kugukorera ukabona kirakunejeje, nyine wa mugabo wifuza kikakunezeza ku buryo wumva ko udashobora no kumuca inyuma igihe mwabanye. Mwana uvitse ikintu umugabo ngiye yankorera kikanezeza, kuba ahantu heza, nibyo nkunda. Ukunda kwibera mu nzu nziza? Nkunda kwibera ahantu heza, umva pe heza, mbona ko ari heza. Ngaho tubwire nk'ibintu ukunda kurya, kugira ngo buriya abadamu mukunda kurya, sibyo? Utubwire uti wenda njyewe nkunda kurya ibi mu gitondo, saa sita no ku mugoroba, mbonye iki kintu. Buriya hari umuntu ukureba, ushobora no kukureba kuri kamera bwa mbere akagira ngo unywa inzoga, kandi mu by'ukuri ngenda kuzi sindabona n'umunsi wa rimwe wanyweye inzoga. Ariko bitewe n'amaso yanjye, abantu babona ko nywa inzoga ariko njye sinywa inzoga. Ni uburwayi bw'amaso. Ni uburwayi bw'amaso. Rinete ndazifite ariko ubu nta muti urimo. Ariko njyewe ubundi ikintu nkunda mu buzima bwanjye nikundira igitoki n'agasosi. Igitoki n'agasosi. Nikundira igitoki n'agasosi. Iyo mfite udufaranga nigurira amata agakarito nkatereka hariya, ubundi nkinywera. Umwana wo mu cyangwa twatuji wabonye twayemwe maze gukora nka gatatu. Iyo nagafatishije ejo bundi mu cyunamo hari umumama waje kunsura kuko azi ko nkunda amata, yazanye ikarito, araza arambwira ati nkuzaniye aya mata nzi ko ari ukunda, nta bindi nzi ukunda. Ati nashatse no kukuzanira ikarito y'amazi, ati mbona amazi utayabona. Nawe nzagusura, burya nari nahabutse nkibona ukinkoraho ikiganiro. Oya ntabwo usandire ukuntu ngukunda, ntabwo nagukoresheje ikiganiro, njye nkunda kuvugisha ukuri. Ntabwo nagukoresheje ikiganiro bitewe nanjye, ahubwo ntuzari yabuze content kanuza karabo. Abura content ahita ambwira ati dukore content kuri Sandrine. Ntabwo abizi ko mutaba mu nyanga bamushakira ibirayi. N'ukuntu nkukunda, nkunda ikintu nkukundira Sandrine, nkunda ukuntu witwara mu murimo wawe w'Imana, sibyo? Ntabwo wigira indyarya nka ba bagore bagenda bakabakora mu bitsina hano inyuma, bamara kubakora mu bitsina bakaza imbere ya kamera bakaza kuvuga iby'Imana, acira abandi manza. Urumva? Kandi ntanature ngo avuge ngo ariko Sandrine ibyo bintu njye mvugisha ukuri, abantu barabizi, ntabwo ndabimubonaho. Sandrine aba yibereye muri shuguri ze zo kwivugirira ijambo ry'Imana, zo guhangana n'utubazo tw'abana banjye, byo kwishakira imibereho y'abana be. Ibyo bintu ntabwo ajya bikora byo kuyandarika ngo agende bamujombe imineke hariya. Hari umuntu babikoze hano muri Kigali, hano muri iki kibuga, bamujombe intoki mo hano inyuma, arangije aza kuri kamera aza gusenga Imana ngo Imana yambwiye. Namureba ujye ubareba wicecekera, kandi ntiyanakwatura ngo avuge ati bankora kwe, kandi azi ko namubonye. Ni voka se baba bari kumva ko ihiye, ahubwo yambonye ahita yitangirwa nyakanansuhuza. Uzajya ubabwira ati mwihane mudapfa. Diane wemera intege muri make uramurabuye ko wamubonye. Naramubonye, naza kubona iki kiganiro ahita avuga ati Diane yaramubonye. Wowe ntumuvuge umutekano we. Ntabwo muvuga ariko azanshaka ambwira ati ntuzabivuge. Uzamubwire wihane ko mbizi ko uri umunyakuri washize umuceri hafi. Nareba ikiganiro arahita abimenya ko namubonye, ariko ntibakaze biyoberekanye imbere y'Imana. Wamenye umuceri ubundi kariyane. Sandrine yarihaniye kuri kamera, reka agende ndashaka ubugingo. Hakuze abantu babeshya kuri iyi mihanda, babeshya ngo noneho hari umutipe njya mbona ejo wakoze ikiganiro ahirika hasi intebe asoma utuntu t'udupapuro. Icyo kiganiro ntimwakibona? T'udupapuro ntabwo ndakibona. Ntabwo turaye. Tipe wari wambaye ibyenda bitukura n'ejo bihorere birwane uriya abari kwinywera ibyuma hano namise mwibuka n'urumogi, ariko bari hano ku kibuga abari guhanura wese. Niyo mpamvu mbere yo guhanura agiye mbanza kwihana. Sandrine uwo muntu nzamukwereka, uzamwereke oya nawe uzi impamvu ugenda urakomera umuntu ukora umurimo w'Imana akorana n'icyaha. Buriya ikintu cyatumye natura ntabwo ari ugutinya abantu, ari ugutinya Imana n'umurimo nkora nkawubaha. Ukunda Imana Sandrine, wowe ukunda Imana. Urumva ntubaha umurimo nkora. Ese Dia wagize ngo biroroshye kwatura ahantu nk'aha ngaha? Ntabwo byoroshye. Tutarigeze dukubitanira basi mu kabari ngo iyo byere nkaba narinyweye basi. Mana yanjye reka nkubwire Abanyarwanda babyumve, Sandrine sindamubona n'abantu biyubashye na zimwe bita ngo ni amave.
nazo ntiwazi ntazo nywa ukunda ka cyayi umva icyayi gifashe cy'amata afashe icyayi cy'amata afashe urumva ubu noneho usigaye mbwira Imana ngo nimba ntanywa inzoga nyiheranire ntabwo ukunda agatoki ceceka biriya ni ibiryo by'abadamu igitoki ni ibiryo by'abadamu ubundi nidirahenze ariko hari umuntu ushaka none se ve igura ngahe nido irahenze mwana niyo ngomba kunywa nido mperuka kuyinywa Theogene akiri ndayishaka yo yari yarayikuguriye mperuka kuyinywa Theogene akiri mwana igihereza umugisha basigaye nabo bagere ku rwego icyo nshatse kukubwira ni iki ihesha agaciro kandi ureke niwihisha ijisho ry'umwana w'umuntu ntabwo uzaba wihisha ijisho ry'Imana sibyo kandi niba ukeneye umukunzi bigaragaze koko we kuvuga ngo jyewe asandira akabazo k'amatsiko ugira sheri jyewe ndamufite ariko mbonye n'undi namwemera urumva umusheri ukiri mu rwihisho genda ashaka umusheri ujya ahabone ntabwo afite umusheri w'umunyarwanda oyanjye n'umuzungu ntabwo ari umunyarwanda rwose ushaka sheri ubishyira ahabona akabigaragaza genda ashaka umuntu utabihisha shu bagakora n'ubukwe nabo sibyo ndashaka umuntu utabihisha igikwa cyawe kizaba kiryoshye sibyo icya mutesi urabibonye genda mba byakira ariko ndumva ndi kubyemera kubera yuko rega ubukwe bwiza ngewe urumva nabisengeye buriya rero n'Imana yajyaga ibivuga n'uyu munsi iracyabivuga ntabwo nkavuga ati ese koko Mana yanjye ni ryari nyine mba numva afite amatsiko y'ubukwe none se Sandrine sheri wawe iyo umubwiye ngo reka tubishyire ku mugaragaro akubwira ngo iki kugera ku kigero wumva ushaka kubigaragaza wewe ashobora no kuba ashaka kubigaragaza ariko ngewe nkaba mbona uko ashaka kubigaragaza atari bwo buryo mbishakamo wese uburyo ushaka ngewe rero ntabwo nshaka ibintu byihuta cyane kuko yose yabyaye igihumye ariko hari ukuntu ibintu biba biri mu uzifatire wa wundi uriho kuri iyi mihanda uriya rero uriya namenye ukuri ko azaza kubabwira ukuri wa undi waje kumbwira ngo yankunze cyane ngo agiye kwiga hanze ukuri kwe kurahari twavuganye mu gitondo ahubwo se kweri twari guhurira ahangaha arihe nimba yagize ubwoba yarishyuwe ego ku episode ya kabiri izasohoka vuba bitarenze ejo yishyuwe n'umuntu wahunze ariko ntiyambwira se ko numva ikiganiro tujye kukinjira nibwo twatangira tujye kukinjira yewe abagabo barankunda oya bireko umuceri sinige cy'abagabo reko baba bafite wansaturiye wangabanyirije Sandrine abafite ngwiki je barankunda ibaze kumukunda yaramukunze aza kubivuga aca ku wundi muntu aca kuru aramwishyura ngo azavuge ko ankunda arebe ko nshiturwa n'amarangamutima noneho abona simukunzi uwo nguwo aravuga ati ndashaka kureba nimba arakubwira ko afite umukunzi natakubwira ko afite umukunzi araba atankunda mubwira rero ko mfite umukunzi utari no hafi aha ngaha urumva sisiteme bari babikoresheje bari bashatse kunta mu gatego yagushyizeho ingenzi gusa aho kugira ngo nyine unshyireho ingenza njyewe ndahari ndi onorayini sinjya mbura mega ntabwo ujya ubura aho kubura mega waba uri inka se oya jyewe baracyampa paka y'ijana paka y'ijana iki giceri cy'ijana wenda ihita irajya vuba hari abantu rero bashobora kureba Diane bakavuga bati natubwire na nimero ye ya telefoni noneho umushaka aba yamubona mu buryo bworoshye ya watubwira nimero yawe nimero se mfite ko ari nshyashya nimero ni nshyashya se watweretse telefone bakakugurana telefone ko mbona telefone yawe yashaje iyi telefone ntabwo ikubere nubwo nanjye yanjye yamenetse reba sha hagira umuntu ukugura agatelefone we Diane ntihagire ni ukuri bakugurira agatelefone mereza nerekaba mundebera aka gatelefone ka Diane koko mundebe mwamuguriye telefone mwaba diaspora yaba ari mu gihugu reka gusa nzi ko Imana yakoresha n'uwa hafi kwemera Diane ntabwo ubana nabi barakugurira agatelefone abantu bacu reka mwibwira ikintu kizaguhesha umugisha suzongeye gukora ibintu bya prank oya narabiretse prank narabiretse ariko ntabwo wabonye prank nakoze
aho byangeze nyine urumva iyo uri ukaba amatayo abantu bagira ubwoba. iyi ntago puranka wapi nzongera gukora ibintu by'ukuri. puranka wapi. So nimero ya Diane ni 07. Diane reka tuvuge nimero yawe. nkajya guhindukira nkavuga umuntu kandi ndamukunda ndumufana we nkamuvuga. Diane reka tuvuge nimero yawe rero baze gukanda akanyenyeri 07 8 05 12 14 1. Amazina ninde yanditseho? Diane Umurungi Diane. Diane, umuntu wakumva ibiganiro uko watangiye utubwira giye naje gusanga nuwo kubana mu rugo wamwemera ukuye mu fiance hano akaguhindura ubuzima mukabana mugakora mariage byanezeza. Nukuri byanezeza. Sinzi Imana yampoye ngewe hako nta n'umugabo ujye umnambwira ngo tubane. Abayishakira se kwaje. Nukuri noneho rero batinyaga mfite imivumo. Batinyaga ariko noneho nta mivumo ajye kugusengera. Tugiye gusenga dufate n'amasengesho. Nawe urabimbwira ko. None reka nkubwire Jenny wa Birita. Ari Jenny nawe ninde mukuru? None se ko namusengeye Imana ikamuha umugabo. Nagusengere tunasoza. Ubuzima buhinduke. Noneho nagusengera ukabona umugabo wo mu bantu uramwemera. Mfite impano. Erega ntago wo tubana na mwanzi. Ahubwo ni ubushobozi. None se ambwiye ati dukora ubukwe. Ariko umuntu azakubaza ngo ufite angahe? Wenda dukore mu murenge. Nta kazi ngira. Akazi ngira urakazi, sibyo? Ubwo se nakura we nyina kubwiye ngo mukore ubukwe urumva yaba yemeye kubyishyiraho we kugira yemeye kubyishyiramo kuko nta wabinkorera. Uzi ko mbonye Imana iguhindura amateka ikaguha n'imodoka uzi kuzitwara mu modoka yawe. Amena. Wakwemereye Imana ugasenga ugaca bugufi. Njya gusenga ariko ngaho musengere dusoze. Imana mbonye guhindura amateka. Nsigaye njya gusenga. Usigaye usenga bishyira no mu mutima. Ikintu cya mbere Imana yagukoreye kuba utanywa inzoga. Buriya vino n'umukobwa. Iyo nza kunywa inzoga aho none wari guta umutwe burundu. Inzoga wabona uyinywa uyiguriye uri mu rugo ubasha kuyiha ntiducireho iteka abazinywa ariko iyo unywa inzoga uri umunyabibazo urasara. Imana ishimwe. Iyo mfite amafaranga hari ku bindi ibintu by'inzoga buriya niyo ngiye mu kabari ahubwo abantu benshi bagira aho ndi maniko babona ninywera amazi bakavuga se uyu mukobwa waje mu kabari ari kunywa amazi kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Umugisha wawe wagiye uriganwa kubera kutaba amaso ngo usenge wakira imbaraga z'Imana. Diane njya nkubwira ngo Imana ntago ikwanga. Imana yanga icyana ngo yanga umunyabyaha. Mana dusengeye Diane aciye bugufi imbere y'imbaga nyamwinshi. Icyo akeneye n'umugisha wawe mukureho karande zo mu miryango mu izina rya Yesu. Muhuze n'umuntu w'umumaro. Nyiringabo Imana tubonye abantu batari beza batakiranukaga wabagiriye neza. Hari n'abandi badukurikiye babizi neza ko hari aho wabakuye. Abo nabo bafasha Diane mu gusenga no kugira ngo abashe kwizera ahindurirwa ubuzima mu izina rya Yesu. Kandi Imana warakoze ko wamurinze guterwa ibyuma mu gicuku cya nijoro. Topaya sinikidevo urakoze kuko wahabaye. Turagushimye ko n'ubu kiri mu ruhande rwe ugambiriye kumugirira neza. Urakoze ko umuhaye urugo. Turagushimye Mana, turagushimye ko murinze gukenyuka. Iki kintu cyakomeje kugaruka warahabaye n'ushimwe nabwo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane neza kandi Imana ikwambika imbaraga. Tuzagaruka ngadushima Imana.